Mwami turagushima cyane muri iki gitondo kuduhaye umugisha wo kugira ngo tuganire n'abera n'abantu bawe iby'aya magambo y'ubugingo. Turasenze rero kugira ngo muri iki kiganiro tugiye gukora Mwuka Wera wowe ufite ububasha bwo guhindura imitima no kuyemeza ibyaha no kuyihanira gukiranuka, kugira ngo abazumva ubu butumwa bazumva aya magambo tugiye kuganira uzayakoreshe kugira ngo uzure imitima yabo, abamaze kukwizera ubaha ibyiringiro byo kurushaho kukwizera, kandi agire uruhare rukomeye mu kubaka ubwami bwawe. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ikibazo cyacu kiragira kiti kubera ko amakanisa menshi atinye kubwiriza ubuntu, ubu birasa naho byaraye icyaha bivuze mu ikanisa, batekereza ko tugiye kohereza abantu se cyangwa kohereza abantu mu ndiri y'ibyaha. Ubitekereza iki nkawe pasiteri w'ikanisa rya Grace? Urakoze cyane. Umutima wanje urababaye cyane iyo abantu benshi muri iki gihe cyangwa abashumba benshi muri iki gihe batinya kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bibwira cyangwa biyumvisha ko nibabubwiriza bazaba barimo kubwira abantu ngo bakore icyaha cyangwa ari inzira yo kuroha abantu mu byaha. Uretse nanje kumbabaza, n'Imana ubwayo birayibabaza, kandi ntekereza yuko wazana Paul wabwirije ubutumwa muri kiriya gihe nawe yababara. Igitangaje rero sinzi icyo babwiriza wa mugani n'ibirya wa wundi yaririmbye ngo muniambie wanamwabudu nani. Ndibaza ngo ahubwo se ikindi babwiriza ni ikihe kitari ukubwiriza Kristo n'umurimo we, ko ari wo murimo w'ubuntu bw'Imana. Kristo ko ari we manifestation y'ubuntu bw'Imana. Rero ndashaka kumara abantu impungenge, kandi sinje uzibamara n'ijambo ry'Imana rizibamara, rivuga yuko nta bundi butumwa buhari, ntihariho ubutumwa bubiri, ntihariho ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana n'ubundi butumwa. Ubwo rero bumva bo batinya kuvuga. Ndimo kwibaza ahubwo nakakubajije ngo se ikindi babwiriza ni ikihe? Reka noneho mbikubaze, ufite amakuru y'ikindi babwiriza kitari Kristo n'umurimo yakoze? Nimba ugifite noneho ngaho nawe kimbwire. Nimba ari ntacyo rero birababasha, ahubwo ntekereza yuko mu makanisa ahubwo bari mu bindi ntazi byari byo ntashobora kumenya uko mbidefinisa. Bari muri business zabo, muri entreprise zabo, mu bwami bwabo, bibwira yuko barimo kubakisha iyo message ubwami bw'Imana, kandi nta yindi message ihari. Paul azavuga ngo nta bundi butumwa nahawe bwo kuvuga keretse kubabwiriza ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana. Rero biratangaje cyane ngo bari mu gutinya kubivuga, ahubwo ntekereza ko ahubwo batazi kubuvuga. Reka ndeke kuvuga ngo wenda nijeje nyine uzi kubuvuga, nanje sinjewe n'ubuntu nagiriwe, ahubwo yaba twari tugize umwete wo kugerageza gusobanukirwa ubwo butumwa aho kugira ngo duhinduke abanzi. Ariko rata na Yesu yaravuze ngo kubera njewe bazabanga. Ubwo banyanza ari nje mwiza, bakanyanga ari nje ntungane, nubwo se bazabakunda bate? Ntekereza ko igihe cyose tuzavuga ubutumwa abantu bagakoma mu mashi, tukumva ko ibyo twavuze bishimwa n'abantu, ahubwo tuzibaza icyo turimo kuvuga icyari cyo gishobora kuba atari ubutumwa bwiza, kuko igihe cyose bwavuzwe, igihe cyose habwirijwe ubuntu bw'Imana, nta gihisi yigeze binezererwa, nta gihisi yigeze koma amashi. N'uyu munsi sintegereje yuko nimbwiriza ubuntu bw'Imana aribwo abantu bazankunda, ahubwo nibwo abantu bazavuga ngo uriya muntu mumwirinde, kuko na Yesu baravugaga ngo mumwirinde niwe mukuru w'abadayimoni. Rero ubutumwa bwiza bwa Kristo niyo makuru meza, ya yandi abamarayika bavuze ngo tubazaniye inkuru nziza y'umunezero uzaba ku bantu bose. Nuko uyu munsi ku bwanyu amakuru meza y'umunezero uzaba ku bantu bose, nuko uyu munsi ku bwanyu umwami yavutse, uzaba Kristo Yesu. Koze cyane. Wenda
hari abagenda bibaza cyane ngo mu rusengero rwanyu mukunze kuba izi nyigisho z'ubuntu muziha abana bakiri bato, abasore cyane, bigasanga aho harimo ibanga mugenda muhisha abantu bakuru wenda bashobora kuba barasomye Bibiliya cyangwa se kuyoboza urubyiruko kubera ko ari rwo rworoshe kuyoba. Ibyo wabivuga kuko mwihererana urubyiruko mukarubwiriza ariko abantu bakuru ntimabwiriza, ni irihe banga riri hagati aho? Ndatekereza yuko mu itorero ryacu mu itorero rya Kristo tuyoboye dufite abantu b'ingeri zose, harimo abasaza bakuru. Ntekereza ko abantu baza bavuga ibintu batabashije kwitonda ngo batekereze, cyangwa bakabivuga bagamije guharabika, cyangwa bakabivuga nyine bagamije izindi nyungu. Ariko harimo n'abantu bakuru bazi ubwenge, bari abashumba no mu bindi bihugu, n'uyu munsi bakiri abashumba. Tujya dufatanya kwiga no kubwiriza ijambo ry'Imana mu buryo busa n'ubworoshye. Urubyiruko niryo torero ry'ejo, urubyiruko niyo miryango y'ejo, urubyiruko niyo maboko y'ubwami bw'Imana bw'ejo. N'ubundi kiroroshye, cyarushaho kuba cyiza, kiroroshye kugorora igiti kikiri gito kuruta gutekereza yuko umuntu wagoramye kera, reka mzite gutyo abazanyumva muzihangane, umuntu wize ibintu nubwo byaba atari bizima ariko akabyiga imyaka myinshi yumva ko ari byo bizima, biragoye uyu munsi kumwumvisha yuko ibyo yize yabyize nabi. Kandi bigasa nkaho iyo tuvuze ikindi kidasa kwa kundi yakimenyereye koko akumva n'ubuyobe. Ariko ubushize twarimo twiga amagambo y'Imana, noneho turasoma mu ikanisa, mbwira abapasiteri bari barimo bakuru nti ngahe ni musome. Bamaze gusoma ndababaza ntese musomye gute, dukizwa gute? Bati dukizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Niko mubisomye? Bati rwose niko mwabisomye. Kandi abarimo bose bakuru narababwiye ngo ni musome, nabikoze mbigendereye. Ndababaza ngo se iyo musohotse kuko imuza muvuga ibindi, ibyo ngibyo mubyemejwe nuko mbashizeho igitugu? Ibyo muvuze nimba mubyemera rero nimunasohoka, ariko mukomeza kubivuga, mureke kuvuga ibindi binyuranye n'ibyo musomye kandi mwizeye. Rero mukuri ku ruhande rumwe ntacyo twihererana tutabwira abakuze, ariko ku rundi ruhande ni ukugira ngo dufashe abakiri batoya bo nkingi y'itorero ry'ejo gukura bizeye neza ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga nta kindi kintu muhishe kiri hagati usibye kuba mwagorora igito, cyangwa se wenda mugatinya ko, sinzi niba ariko nabyita nabitaminetinga, mbese abo bantu bafite ibyo bize kandi wenda kubagorora biragoye, ariko kandi abantu bakira bazamuka biroroshye kubagorora, nibyo mugendereye? Mukuri nicyo kigenderewe cyane, ariko kandi kuko bose ari abanyetorero tugerageza kubabwiriza bose nta tandukaniro. Ariko nyine numva no mu mutima itorero ry'ejo ari urubyiruko, ariyo mpamvu rugomba gushyirwaho umutima kugira ngo nirwumva rwizere, kandi rwizere neza, rwizere neza, babeho mu mudendezo wo kwizera Kristo no mu munezero w'agakiza, kuruta kubaho biyumvisha bagerageza gusingira icyo batazashobora gusingira ubuzima bwabo bwose. Urugero rurafatika cyane, ingero zirafatika. Wenda hatabayemo gusebanya, njyewe ntekereza ko itorero mu karere dukomokaho, misiyo porofetike y'itorero isa nkaho yananiwe. Uti yananiwe gute? Ndashaka kuvuga Imurenge. Uti byananiwe gute? Ubwa mbere itorero aho kuba rya Kristo ryahindutse itorero ry'imiryango. Natwe turashaka pasiteri wacu, natwe turashinga itorero ry'iwacu, kandi amatorero akontribiwa, agira uruhare mu gucamo abantu kuruta uko yagize uruhare kubunga. Ni ukuvuga rero niba ubutumwa bwiza twahawe twabwirijwe butarahinduye imitima yacu, mu buryo usanga aho kuba abantu ari abakristo cyane barushaho kuba abanyedini, bakaba mu itorero bangana, bakaba mu itorero basebanya, bakaba mu itorero bakoreramo ibindi byaha byose, mu gihe itorero ari umubiri wa Kristo aho twese dutunganirizwa kurushaho gusa na Kristo. Nkibaza ndetse ubu butumwa twabwirijwe cyangwa ubu butumwa twizeye budafite imbaraga zihindura abantu, ni butumwa bwoko ki? Kuko Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, ntibunkoze isoni.
n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Kandi mu butumwa bwiza, iki kintu ucumve neza nshuti yanjye, mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Ni package irimo duhererwamo, tuboneramo uko gukiranuka kuva ku Mana. Mbese mu butumwa bwiza niho dushobora kwizerera ko twagizwe abakiranutsi, tutabitewe n'ibyo twakoze, ariko tubitewe n'ibyo Kristo yakoze. Uko kubyizera rero bikadufasha kubaho ubuzima bukiranutse, bikadufasha kubaho ubuzima bwizeye Imana. Aho rero niho hari umudendezo, ni naho hari ipfundo rituma tugerageza gufasha abantu kumva ubutumwa bwiza icyo ari cyo, kugira ngo nibamara kubwumva bakabwizera bibafashe kubaho mu mudendezo w'agakiza. Iyo mvuze umudendezo simba mvuze abantu gukora ibyo bashaka, ahubwo ni ukubaho mu buzima burushaho gusa na Kristo, burushaho kugaragaza Kristo n'uwo ari we, kumushima kubera uwo ari we, kumushima kubera ubumana bwe, ariko atari ukumushima wenda kubera ibyo dushaka ko adukorera. Ngicyo rero niyo mpamvu tugerageza gushyira imbaraga, gushyira umwete ku bakiri batoya, kugira ngo turebe nk'uko wa mugani Pawulo avuga ngo nteze ishari bene wacu ndebe ko narokora bamwe muri bo, kugira ngo turebe ko habonekaho generation, ikinyejana cy'abizeye Imana, nabo bazabibwira abandi, abandi nabo bakabibwira abandi. Ariko nitubyumva nabi, nitukomeza kubyakira nabi, ibitaraduhinduye ntidushobora kwizera ko byahindura abandi. Urakoze cyane. Wenda tukiraho, iyo ubwiriza abantu mu itorero uyoboye ukababwiriza iby'ubuntu, wenda baragiye bakomerera mu bindi cyangwa se bakorera mu bindi, bazakira gute abantu bakuru wenda bagiye bava nk'umurenge n'abandi bakuriye ariko kandi wenda batabwiriza ubuntu mu makanisa? Ni izihe challenges ugenda uhura nazo? Okay, challenges ni nyinshi cyane, ariko ntacyo zitwaye. Nibisanzwe kuko nzi yuko na Pawulo intumwa yahuye nabyo. Ngerageza kutavuga ibyanje, nkagerageza kuvuga ibyanditswe, kandi nkababwira ngo mureke tuganire dushingiye ku byanditswe kuzo twizera, kuruta gushingira ku magambo tuzatwumva. Challenge ya mbere nuko tuzwi nk'itorero ribwiriza ubuntu bw'Imana. N'umuntu iyo yimukiye muri uyu mujyi baramubwira ngo ngugiye Mubende, ngo hariho wa mupasiteri ngo wigisha ubuntu muri rya kanisa ry'ubuntu. Kuri njyewe Imana ishimwe ko bazi ko ari kanisa ribwiriza ubuntu bw'Imana. Amen. Icyo umutima wanje urakinezererewe, kuko singomba kugisabira uruhusha cyangwa ngo mbwira abantu ngo nimunyumve neza, na Yesu ntibamwumvise neza. Iyo ni challenge imwe isa nkaho iri common. Ikindi cya kabiri, koko nayo makuru mabi bagerageza kugenda bakwiza, wenda ntekereza ko bishobora kuba n'impamvu zo gushaka abayoboke, kuko umuntu wese wimukiye mu gace abantu bagerageza kumugeraho, bakamubwira bati ririya torero. Sintekereza yuko batekereza ko ari bo wenda bakora neza, cyangwa ari bo babwiriza neza, cyangwa ari bo wenda bitwara neza, cyangwa ari bo wenda bafite ibikorwa byiza, abandi bareba bakavuga bati koko bafite ibikorwa byiza. Sindimo kubivugira kwirema ibice cyangwa kugira icyo nirata, ntacyo mfite uretse umusaraba wa Kristo, kandi no kumenya ko ndi umunyabyaha wababariwe, ariko ubundi ntaho nari ntandukaniye n'abandi bose. N'uyu munsi rero ntacyo mfite nirata. Noneho rero bakabwira abantu bati muramenye ririya kanisa ryigisha ubuntu. Ntekereza ko Pawulo yabivuze mbere, yaravuze ngo bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice, abandi bakamubwiriza koko babitewe n'umutima ukunze wo kumubwiriza. Ariko aravuga ngo haba mu kwirema ibice, haba mu kumubwiriza bafite izindi mpamvu, Pawulo aravuga ngo icyiza nuko Kristo abwirizwa. Rero iyo nindi challenge. Rero izo challenges zose mukuri ntacyo zitwaye, kuko ni challenge zivuga butumwa. Buhoro buhoro hari impinduka zigenda zigaragara, kandi abantu b'Imana bazagenda basobanukirwa umudendezo uri mu kwizera Imana, umunezero w'agakiza, no kuba babaho ubuzima bazi ko ari ubuzima bugengwa n'Imana, atari ubuzima bufasha Imana kubaho. Icyo ngicyo ntekereza kuko uko bazarushaho kugenda bacumva, bizatuma izo challenges zigenda zivaho. Kandi n'uyu munsi ndabona hari ibigenda bivaho. Umwami arimo kugenda ahishurira abantu buhoro buhoro, nabo basaza bakagenda basobanukirwa bati koko bya bindi batubwira si ukuri. Nabo ubwabo bakiyumvira. Dufite gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana,
tukaryiga tugaha abantu umwanya bakabaza ibibazo. Rero ndizera yuko Imana izagenda ikoresha uwo mwanya kugira ngo abantu barusheho kugenda bayizera. Hari akantu waruvuzemo abantu wenda bimukira hano bashobora kuba bagenda babwira abantu mu ikanisa ry'ubuntu, ese bababwira ko ari iry'ubuntu ridasenga, ari iry'ubuntu rifatika bagomba kujamo? Ese kandi wowe wenda nk'irimo mbaza, iyo abantu bimukiye hano ntibagenda ngo basure babwire ngo bazoze basenge kugira ngo babashe kugira uko kuri kuzababatura? Muri uyu mujyi wenda turi itorero rigizwe cyane cyane n'abantu bavuye hanze, nubwo dufite n'abandi bantu b'abanyagihugu, ariko tuyoboye itorero risa nkaho rimaze kuba rinini ugereranije n'andi matorero ayobowe n'abandi banyamahanga nkanje. Ntekereza yuko nyine abantu baje bamwe baza bazi ko iryo torero rihari, ariko kandi turababwira ngo muzaze mwicare mwiyumvire. Nimumara kumva mukumva ko ibyo mubwirwa ari byo kuri, sinjya ngenda mu mazu yabo ngo mbabwire ngo muzaze twifatanye, ariko mbwira bamaze kugera mu ikanisa nkababwira ngo muzicare mwiyumvire icyo muzumva tuvuga. Icyo reka nongere ngisubiremo. Paulo yazaga avuga ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ari byo nawe uzabwira abandi bagabo bo kwizerwa bazashobora kubibwira abandi. Icyo nicyo mpaye ngerageza kuvuga, ni ukugira ngo ngerageze gufasha abantu kumva icyo twizeye, nibamara kucyumva bakumva n'icy'ukuri, nabo bagira uruhare mu kukibwira abandi. Njyewe ntekereza kuko ariko kuri, naho kuwenda kumva amabwire ngo baravuze ntiwabishingiraho ngo ono marugendo ubikwiza. Uramutse ufite umutima mwiza, ufite mu mutima impamvu z'ubumana, ntekereza ko haboneka uburyo. Ikindi wenda reka aricyo ngerageza gusorezaho kuri icyo kibazo, ntekereza ko abashumbaho kugira ngo duterane amabuye twakwegerana tukaganira, tukareba ibyanditswe byera, tukabivuganaho, tukadisikita dushingiye ku byanditswe. Ariko ikibazo mfite nuko muri rusange abantu benshi barimo n'abashumba benshi ntibashaka kwiga, bibwira ko wenda babizi. Nanje ntabwo nari mbizi, ariko njya mfata umwanya wo gusoma, njya mfata umwanya wo gutega amatwi abandi. Umuntu umwe yaravuze ngo ese ko mutarageraho mwandika ibitabo mwagiye musoma n'ibyo abandi banditse. Ariko abantu bakananirwa kwandika, ariko bakananirwa no kwiga n'ibyo abandi banditse ngo babivane mu ubwenge. Icyo ngicyo rwose giteye isoni. Kandi mukuri reka ikindi kintu twongere tukivugeho, imbaraga zaduhinduye nizo zishobora guhindura abandi. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto, muzabamenyera ku mbuto bera. Kandi ndagira ngo buri wese afite umukoro, afite iyo devoir, uretse ko tutari abapolisi babagenzi bacu, ariko umuntu kugushinja yavuga ngo dore ubuzima ubaho ko bunyuranye n'icyo wizera. Tekereza ko icyo ngicyo ariko kuri. Ariko niba gusebanya kwacu gushingiye ku nyungu zacu, cyangwa gushingiye ku gushaka kubaka amazina yacu aho kubaka ubwami bw'Imana, birababaje. Akaze ikibazo cyacu cyongeye gukurikiraho kirabaza kiti ni ukubera iki hari ibyo mwemera by'isi zo mu isezerano, ibyanditswe byo mu isezerano rya kera ntimwongere kubyemera mu isezerano rishya? Cyangwa se niyo mpamvu hari ibyo mwebwe muvuga ko byagiye bikurwaho n'isezerano rishya ntimubikurikize kubera ko isezerano rishya ryaje risa n'irisimbura isezerano rya kera? Ese ni hagati y'ayo masezerano yombi hari imikoranire cyangwa harimo kutumvikana? Wabisobanurira iki? Urakoze cyane. Ndashaka kubanza kugerageza gusubiramo ikibazo cyawe kugira ngo numve nimba nacyumvise neza, udasa nkaho utuvugishije ibintu kandi atari ko biri. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ndavuga ibyanditswe byera ari byo jambo ry'Imana, ari bwo bushake bw'Imana bwahishuwe bukubiye muri Bibiliya yose. Tuyemera yose uko yakabaye guhera mu itangiriro ku gice cya mbere ukageza mu byahishuwe ku gice cya nyuma. Ntidufite igice rero twemera n'ikindi gice tutemera. Icyo ndashatse kubanza kukigorora neza kugira ngo bazatwumva batazumva ko hari igice cya Bibiliya twemera n'ikindi gice tutemera. Gusa iyo dusoma Bibiliya tugerageza kuyisoma dukurikije kontekste yayo. Ese ijambo iri rivuga iki muri iyi context? Ijambo iri rivuga iki muri iyi context?
icya kabiri tugerageza gusoma bibiliya dushingiye mu masezerano ayigize, uburyo imana yakoranye n'abantu mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Wibutse mu gitabo cy'Abaheburayo hariho amagambo avuga ngo kera imana yavuganye na basogokuruza wanyu mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ikoresheje akanwa k'abahanuzi. Ariko muri iki gihe cyacu, wenda urugero, iyo bivuze ngo basogokuruza bacu, ese baba bahaye bavuga wenda basogokuruza bacu ba none bejo bundi abo nkomokaho ku mubiri, cyangwa uwo muntu yari kubwira abantu muri context yabo ababwira basekuruza wabo bazi koko ko ari basekuruza wabo? Rero icyo nicyo tugerageza gufasha abantu kumva, kugira ngo umuntu nasoma bibiliya areke kuyisoma mu buryo butari contextuel. Baza bavuga ngo iyo wenda sinzi nimba mbasha kubishyira mu rurimi abantu bose bazumva, ariko ngo iyo ufashe text icyanditswe ukakivana muri context yacyo, icyo usigarana muri icyo gihe usigarana kona. Ni ukuvuga usigaje ikintu kidafite umutwe, kidafite n'amaguru, kubera ko wakivanye muri context yacyo. N'ijambo ry'Imana gituma rifite ikibazo kinini cyo kubwirizwa nuko abantu baribwiriza out of context. Icyo gihe bararivugishaho kureka ngo rivuge. Wenda reka nje ku rugero rworoshe rutanoroshe abantu badisikitaho cyane. Biri nimwe mu mpamvu imwe dufite mu itorero ryacu rivuga ngo itorero ryacu ngo ribuza abantu gutanga icyacumi, ahubwo baratubeshera. Sinjya namenye impamvu bakiburanira hanyuma ntibanagitange. Yaba abantu baburaniraga ibyo bashoboye no gukora, ariko bashaka kuburanira ibintu at the end ugasanga bananiwe kubikora. Mfite hano igitabo kivuga ngo The Bible Jesus Read. Ni ukuvuga Yesu mu gihe cye asoma Bibiliya yasomaga n'isezerano rya kera, ntabwo yigeze asoma isezerano rishya. Umunsi azuka mu nzira y'Emausi yagendanye n'abigishwa, arababwira ngo yemwe abatinze kwizera bafite imitima ikomeye. Ese ntimwari muzi ko Kristo yari akwiye kubabazwa hanyuma ngo akabona kwinjira mu bwiza bwe? Nuko ngo basobanurira ibyanditswe kuri we. Imana ishimwe. Yaba nari kumbwiriza mu ikanisa nari kubwira bizera ngo muvuge amen. Nuko ngo basobanurira ibyanditswe kuri we ahereye kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi. Uko ni ku isezerano rya kera. Bibiliya Yesu yasomye yari iyo ngiyo. Avugana n'abantu rero, Imana ivugana na Isirayeli yavuganiye nabo mu isezerano. Ibaha isezerano ry'ibyo bazakora kugira ngo nabo ibone uko bakorera ibyo nabo bashaka kwikora. Ryari isezerano ryubatse mu buryo bagombaga kuzuza ubushake bwayo kugira ngo nayo ibone uko yuzuza ibyo bayisaba. Icyacumi kuri bo ryari itegeko bagombaga kuzuza, abo bo muri icyo gihe. Uretse ko kitakutse none kuba itegeko, ariko nukureba ngo ese ni iyihe context tugitangamo none, cyangwa bagitangamo none bagitangamo context mu magambo asobanutse ngo ku bantu wenda batangize igihe wenda reka tuvuge igihe yabivuzemo nabo yabibwiraga n'isezerano bari barimo, kugira ngo turebe wese Yesu avuga, Imana ivuga aya magambo, wenda reference tugira cyane cyane n'abapasiteri tugira cyane cyane tuzaduhagararaho tubwiriza ni muri Maraki ibice 3. Wenda simpaye nibuka umurongo vuba ariko aho abantu bose barahazi. Nuko ngo nimubingeragereshe muzane mu nzu yanje habe mwibyo kurya, hanyuma mubingeragereshe murebe ko ntabasukaho umugisha, hanyuma ngo mukaburaho mubikwiza. Imana niyo yabwiraga abantu ngo nimubingeragereshe mu nzu yanje habe mwibyo kurya. Wenda abantu banakoze exegese y'ayo magambo, tukitonda tukabaza ngo se ubwo mu nzu y'Imana none
ni bande babamo bagomba kuzanirwa ibyo kurya. Uretse za sente n'intebe twasanga muri iki gihe generalema nta bandi bantu babamwo keretse abaje guterana cyangwa gutaramiramo, abo se nibo bagomba kubizanirwa. Icya kabiri, ese Imana iracyaba mu rusengero muri iki gihe? Urusengero rw'Imana ntirushobora kuba uyu munsi iyo tuvuze urusengero tutakivuga ihema, tuba tubaye tuvuga inzu y'Imana, twebwe abagezwe inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ukibaza ngo se ibyo byo kurya wenda nibabizana birarya nde? Abantu benshi banga kugitanga, wenda bakavuga ngo nta batamzi bakibaho kuko cyahabwaga abatamzi. Izo ndimo kugerageza kubivuga kugira ngo context tuyagure, abantu bifasha abantu kurushaho kuzajya babitekereza, batabitekereje ku rwego rw'uko pasiteri yavuze gusa ngo mutange icya-10, nimutagitanga muravumwa ya mivumo. Rikaba itegeko ariko ari ryo riza riba emphasized cyane, ari ryo rivugwa cyane. Ntibavuga iry'isabato, ntibavuga iryo kutarya inkwavu n'ingurube, kandi abashumba benshi muri kino gihe iyo bakabonye gatetse neza ntaco kabatwara. Bavuga ko Paulo yabikuyeho ibyo bindi. Urumva ntibavuga iby'umuntu uninda uva nk'amarira ngenge mu gutwi, ntibavuga iby'umudamu wabyaye utagomba kuza mu bantu ataraca igihe, ntibavuga ibyo wakoze ku ntumbi iminsi ntibabivuga. Icya-10 cyabaye icy'amafaranga, ntibavuga icy'isogo, ntibavuga icy'ifu, ntibavuga icy'amavuta, byabaye iby'ifaranga gusa. Kubera iki emphasis ku ifaranga? Nk'itegeko ribwira abantu ngo mutanga amafaranga. Icya-10 singipinga kuko cyanditse mu ijambo ry'Imana, kandi n'ubundi Imana yifitiye uburyo yagennye izaha abantu umugisha. Ariko icyo ngiraho ikibazo, ariko ndacyariko niga, sinshaka kuvuga kuko ukumzumva, ariko kuyiza ibyo tutumva Mwuka Wera agenda bitwigisha, kandi byinshi tuzabisobanukirwa tubonye Yesu. Ariko icyo mvuga niki, ese context tugitangamo none niyo? Ushobora kumbaza ngo se pastor uzugitanga ayo nza ntanga sinzanyita icya-10 kubera iki? Nanga ntinya sanga context bikorwamo atari context iri navuga ngo ishingiye ku isezerano rishya. Paulo aravuga ngo kandi umuntu wese atange nkuko agambiriye mu mutima we, adahatwa, kuko Imana ikunda abatanga banezerewe. Ariko abantu bajya batanga icya-10, ejo hari ubona ariko mbaza ngo se ugitangira iki, bakavuga ngo kugira ngo Imana impumugisha. Ahubwo bakirengagiza yuko na cya-10 bazanye, ya mafaranga bazanye, ari uko Imana yabahaye umugisha. Aho kuza avuga ati Imana nje kugushima icyo wampaye, kuzaniye ku cyo wampaye, ngushima kuri uyu mugisha wampaye, ahubwo bakaza bafite esprit y'ubudandaza. Bakaza ngaho bafite diru hagati yabo n'Imana, babwiye uti Imana rero aya ndayakuzaniye, ndebe neza kugira ngo nanje urebe uko nkubitiramuga, urabibona yuko nayikuye binduhije. Sinzi nimba ariko baza bavuga, ariko nimba baza bayatanga ko kuvuga ngo Imana yampaye umugisha, reka nyiheze, reka niture nishima. Ntibibe act of worship, ntikibe igikorwa cyo gushima Imana, ahubwo kikaba igikorwa cyo kuzuza itegeko kugira ngo Imana ibone uko igira ikibakorera. Icyo ngicyo rero nicyo nanga, nicyo mpinga, nicyo ntemera. Ariko si ukuvuga ko abagenda bavuga ngo itorero ryabo ntiritanga icya-10 bazazi habaho ibiseke bibiri. Kimwe ngo niki giseke, kandi nyine twabikoze kugira ngo abantu icyo baza bagenda bavuga ngo bababujije gukora bacuzuze. Namabwire se nimba ari ryo tegeko ryonyine mushaka kuzuza, muza mwibagirwa ko Yakobo yavuze ngo nucumura kuri rimwe uzabucumuye kuri yose, ayo yande muzayakwiza hehe? Nimba muzi ko icyo cyonyine ari cyo gituma mwemerwa ko mukorera Imana, ayo yande muzabigenza gute? Dore indi ntege nkeya iri muri ibyo bintu abantu baza babwiriza, ntidushake kwiga wenda nk'abashumba ngo twumve ibintu neza. Iyo umuntu wacu apfuye baza bavugaga ngo yarakiranukaga ngo mu cya-10, ngo yagira gate, ngo yarakiranukaga mu cya-10. Ngaho uwo bita uwakiranutse ari uwatanze iki icya-10, puruta icyo
Pawulo yita gukiranuka ntigihuye n'icyo dukora, ahubwo n'icyo dukorerwa, n'icyo tubwirwa. Iyo uramutse ubajije umuntu ngo ese uramutse upfuye waja mu ijuru, nawe nkubajije none nyakubahwa munyamakuru we kubaza ngo ese uramutse upfuye waja mu ijuru, kurumva wajayo? Iba nkumbwira uko uhaye ubyumva. Wojayo kubera icyacumi. Nimba ari cyo kizakujanayo kandi ukaba utazugitanga cyangwa wenda ukagitanga nabi, mfite impungenge yuko utazajayo. Mfite impungenge, ariko sinje uzagena abazajayo. Ni ukuvuga rero abantu bazi yuko gukiranukira Imana babigura, harimo nuko gutanga icyacumi babimerita, akavuga ngo ndabasha kugera kuri hoteli. Iyo myumvire mukuri shingiye ku cyo Yesu yigishije, ushobora kuvuga ngo ni imyumvire ya gifarisayo izigerageza kumanura gukiranuka kw'Imana kuri level abantu bashobora gusingira, ntibatekereze yuko uko gukiranuka kuvugwa n'ayo mategeko avuga ari kuri standard yo kwera kw'Imana. Imana ntiyabanje kureba abantu ngo bagenere amategeko, ahubwo yirebeyeho yo iravuga ngo reka mbafashe gusa nanje, ariko izi neza ko batazasa nayo binyuze ku mategeko. Yari izi neza, Pawulo yavuze ngo nkuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo, ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Kristo Yesu kubw'ineza y'ubushake bwe. Kuvuga Imana yagambiriye kera tutaravuka ko tuzahinduka abana bayo. Iyo yonyine izaza kutwuzuriza bya bindi byananiye Adamu wa mbere, ikabidusohoreza muri Adamu wa kabiri ahindutse gukiranuka kw'Imana muri twe. Rero icyacumi singira ikibazo cy'uko abantu bagitanga, harimo ibiseke bibiri mu ikanisa, ariko mfite impungenge ngo turamutse turebyemwo twasanga n'ubundi atari cyo abantu baza bakiburanira, ariko at the end ntibanagitange. Jewe ngerageza gufasha abantu gutangira Imana banezerewe kuruta gukomeza kubahatira ngo nimutange kugira ngo mubone umugisha. Iyo ni point imwe ndimo guchallenginga. Point ya kabiri ndimo guchallenginga muri context twakuriyemo, mu karere twakuriyemo. Umuntu azahaguruka akavuga ngo uyu mwaka wose ngo narenganije icyacumi, ngo none ngo ntanze ikimasa ngo cyo kugira ngo nishure bya cumi byose narenganije ntigeze ntanga. Nishura Imana umwenda nari nyibereyemo. Ndashaka kubwira abazatwumva yuko bibaye kwishura Imana umwenda tuyibereyemo ntibashobora kubona aho bawuvana, kuko ni munini kuruta icyacumi. Abantu n'abagome bagomeye Imana, kandi mu mitima yabo ntiharimo habe n'ubushake na bukeya, ntibabasha kwibonamo habe n'ubushake na bukeya bwo gukunda Imana. Mu gitabo cy'Itangiriro harimo amagambo avuga ngo kwibwira kw'imitima yabo ni kubi iteka ryose. Uwibesha rero ko ashobora kwishura Imana umwenda ngo ubwo atanze ikimasa kimwe, ahubwo azanasubira inyuma rero ngo se Isirayeli we yabikora gite, icyacumi cyabo mu nka zabo bagitangaga gute, kugira ngo tuze twigana ibintu rimwe na rimwe tunafite n'ubushobozi bwo kubikora. Wa muntu ngo yaravuze, ariko bakihanganire, sinza nshaka kubikora iyo ndimo kuvuga ubutumwa bwiza, sinza nshaka kuzanamwe amagambo yanje, kuko ubutumwa bwiza sinjewe. Ubutumwa bwiza ni Kristo n'umurimo yakoze wo kuza naje kugira ngo anyemere, anzure, amfire, nari uwo kwipfira, ankize, nari uwo gupfa, ampe ubwo burenganzira bwo kuba umwana w'Imana, anzurane Imana, inzurane na Kristo ubugingo bwanje hamwe n'ubw'abandi bizeye buhishanywe nawe mu Mana, dutegerezanye ibyiringiro kuzagaruka kwe, aje guhindura iyi mibiri akayiha akamero ko gusa nawe, akayishushanya nawe. Icyo nicyo nimo kugerageza kuvuga. Uko mu yandi magambo kudakora ibyo, uko kugerageza gushaka kwishurira Imana nabyita kwihemya, ntabyo no kwisumbukuruza, ntabyo bazashobora. Iyo aba abantu bari baretse ngo Imana idufashe muri Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, ariyo Mana ibana natwe, kudufasha kurushaho gusa nawe no gutekereza ukuntu yatwishuriye umwenda, niko tuzaturirimba ngo yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Icyo ngicyo kiri so deep, kiri profo,
kirimbitse cyane kuruta amagambo baza bavuga ngo bakagira ngo bya bihumbi bingahe baza bashyira mu ibahasha niko kuza kugura gukiranuka Imana ishaka cyangwa ishima. Ahubwo yaba abantu bari basobanukiwe ngo tuzane ituro risunika ubutumwa bugere ku batarabwizera, bugere ku batarabumenya, kuko ubutumwa bwiza bujanwa n'ubushobozi. Dushigikira cyane, njewe nizera cyane yuko iyo twasobanukiwe ubutumwa bwiza ahubwo twatanga aruti cyacumi, nibwo twatanga menshi, nibwo twarushaho gufasha umurimo w'Imana kuja imbere. Ariko abashumba benshi bazavuga ngo nitutabivuga tuzabona itorero ntirizabona ubushobozi butuma rije imbere. Nanze kuvuga ngo ntituzabona umushahara, ariko ntacyo bitwaye twakoreye Imana neza, nayo yasezeranije kuzadushigikira, izadufasha. Ariko tureke kubikora duhisha abantu kuri kaho nitubashiraho itegeko ariho bazagira ubwoba bwo gukora ibintu. Bazabikora mu bwoba ariko nta mugisha bazabibonamo. Nguko niko ngerageza kubyumva, simpinga icyacumi, ariko nanga ntinya ko abantu babyumva nabi bigatuma batabibonamo umugisha, kandi Imana yaragennye uburyo izabaho umugisha n'ubundi. Nicyo nshaka kuvuga. Mbese mu yandi magambo umuntu aba yabikora neza nk'uko Bibiliya bivuga nta kibazo. Ubikoze neza nk'uko Bibiliya ivuga, ubishoboye kubikora neza nk'uko Bibiliya ibivuga, nta kibazo. Ariko je doute ko ntawe ushobora kubikora neza nk'uko Bibiliya ibivuga. Abantu bagahora mu rubanza rwo gushaka gukiranuka kwabo, bagahora bisumbukuruza, ntibegera Imana bayikunze. Konsekanse nuko bahora begera Imana bayitinya, bagiye kugura icyo yabahaye, ariko bakagenda bitwaje ko bagiye kukigura. Iyo mvuga kuja kugura icyo yabahaye ni kwa gukiranuka no kwemerwa n'Imana, bakagira ngo turemerwa ku bw'ituro twatanze, ntibatekereze iby'ituro ry'ikirenga Imana yatanze ubwayo, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko kubyizera rero kumfasha kwegera Imana ndatinya. Uko kumwizera rero bimfasha gutura Imana nk'ishimwe, ntibimfasha gutura Imana nk'itegeko. Aho ngaho niho numva bitandukaniye. Muzukuri mu yandi magambo tuzubuza abayoboke bawe cyangwa se abakristo ushumje mu itorero kudatanga icyacumi. Sinza mbibabuza. Iyo umuntu akizanye mu cyakiye sinjya ndeba yo batuye, jewe niyo natanze sinza nandika amazina kuko ikigamijwe so kugira ngo abantu bamenye ko natuye, cyangwa ngo bazarebe mu ikaye ngo natuye ngahe. Iyo ntuye nshaka ko Imana ibimenya koko mbikora mbikuye ku mutima, ariko ntituzatubuza abayoboke gutura. Abumva bashaka gutura babyise icyacumi, tubemerera gutura bakabyita cyo, ariko nkababwira ngo nimba mubishobora mubikore, ariko nimba mutabishoboye mukora icyo Mwuka Wera bemerera gukora. Ni kwa gutura n'umutima ukunze, gutura guhesha umugisha, atari ugutura kwahindutse itegeko ryo kugura gukiranuka cyangwa kwemerwa n'Imana.